zamwongeye kwirirwa iyi ni SF Media TV. Nje mugiye kubana muri no nkuru nitwa Kubwimana Jean Claude inkuru mu binyamakuru. Uyu munsi turagaruka ku ndangamuntu koranabuhanga izajya ihabwa n'umwana ukiri muto ukivuka. Stay on touch, kora subscribe, like and share ubundi twikomereze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi cyatangaje ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga ugeze kure ushyirwa mu bikorwa, kuko mu mezi 3 ari imbere bazaba batangiye kwinjizamo amakuru yose aranga umuntu. Byagarutsweho ubwo abayobozi ba RISA bwisobanuraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Umuyobozi mukuru wa RISA Innocent Muhizi yavuze ko imishinga yakozwe binyuze mu mushinga witwa Rwanda Digital Acceleration Project ugamije guteza imbere ikoranabuhanga harimo no kubaka systeme y'indangamuntu koranabuhanga. Yasobanuye ko ibikorwa bitinda byarangiye ubu icyiciro kigezweho cyihuta cyane. Ati mu mezi 3 cyangwa 4 ari imbere tuzatangira gukora igikorwa cyo gukusanya no kwinjizamo amakuru. Byumvikane neza ko ishyirwa mu bikorwa by'umushinga ikigo ikibiyoboye NIDA tuzatangira kwinjizamo amakuru. Yasobanuye ko hazafatwa ibimenyetso ndangamimerere byinshi ku muntu ugereranyije n'ibyafashwe mu gihe hatangwaga indangamuntu ikoreshwa ubu. Ati mbere ujya gufata indangamuntu bagiraga ibikumwe 2 gusa, ariko ubu bazajya bagira intoki zose uko ari 10, bagire n'imboni y'ijisho, ku buryo ugiye gufunguza konti yawe bisaba ko ugaragaza indangamuntu yawe, ariko icyo gihe utanahari bashobora gufungura konti yawe kandi ku buryo bwemewe bw'ikoranabuhanga. Muhizi yavuze ko mu gihe iyi ndangamuntu izaba itangiye gukoreshwa umuntu azaba ashobora gusaba serivisi zose yifuza atagombye kuva aho ari. Ati ni ukuvuga ngo utanahari ushobora gukora igikorwa bijyanye n'imari kikarangira neza icyo gihe, kuko uzaba wakoresheje igikumwe, imboni cyangwa n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Tuzashyiraho na programme ya smartphone ku buryo ushobora kwemeza ukavuga uti ni njyewe koko, kandi hariya nabo bakemeza ko ari wowe koko. Ubu ntabwo bishoboka kuko indangamuntu yacu hari ibintu byinshi idafitemo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA Mukesha Josephine ubwo yari mu kiganiro na Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation yavuze ko kuva muri Nyakanga mu mwaka wa 2025 bazatangira ibikorwa byo gukusanya azashyirwa muri systeme y'indangamuntu koranabuhanga. Ati ubu indangamuntu ntabwo tuzongera kujya tuyitanga guhera ku myaka 16, ni ukuvuga umuntu akivuka dufotora gusa guhera ku bana bato, dufata bya bipimo ndangamiterere. Rero itandukaniye niyo dufite ubu, iza mu moko 3. Ushatse wayifata mu buryo bufatika n'iyi dufite, ariko ikaba ifite amakuru agabanyije, kuko uyu munsi iyo urebye ubona imyaka yanjye hari andi makuru utabona, atari ngombwa ko uyabona buri muntu wese. Biteganywa ko hashobora gukoreshwa amazina n'ifoto, ubundi hagashyirwaho QR code ibitsemo amakuru yisumbuye, nayo akabonwa bitewe n'ububasha uyareba afite. Yatanze urugero ko nko kwinjira ahantu bisaba ko umuntu aba afite imyaka 18, aho amazina y'umuntu aba atari ngombwa. Ati kuko ufite indangamuntu koranabuhanga biguha uburyo bwo guhitamo amakuru utanga bitewe na serivisi ugiye guhabwa. Indangamuntu koranabuhanga kandi izajya itangwa muri telefone ku buryo nyirayo azaba ashobora kwerekana amakuru ashaka bitewe naho agiye, mu gihe ubundi buryo ari nimero y'indangamuntu washoboraga kuvuga uyisabwe ugasuzuma ibimenyetso ndangamiterere. Bisobanurwa ko kugira ngo hagire igikorwa ku makuru ari mu ndangamuntu koranabuhanga y'umuntu bizajya bisaba ko nyirayo abyemeza. Azaba afite uburenganzira bwo kwemeza ibigo n'abandi bantu bashobora kubona amakuru ayirimo no kugira ngo bagire icyo bayimaza. Mukesha ati ubu
icyo turimo gukora ni ukubanza kubaka systeme zo kujya kubikora. Mbere yuko tubitangira, icyo dushaka gukora ni ko buri wese azabanza kureba ko amakuru dufite uyu munsi yuzuye, kuko uyu munsi hari igihe ujya gusaba serivisi ukajya nko gusaba icyangombwa ukaza gusanga amazina y'umubyeyi yanditseho rimwe, irindi ntiryanditseho cyangwa se ryanditse nabi. Turashaka ko igihe tuzajya kumuha indangamuntu koranabuhanga azabanza areba amakuru ye yari ahari, ayemeze neza ko ariyo. Biteganyijwe ko muri Nyakanga 2025 hazatangira ibikorwa byo kwemeza amakuru abantu bafite muri systeme y'indangamuntu. Ati turashaka kugendana n'ibihe kuko abantu baba baboneka bose, kuko harimo no gufata abana, umuryango wose. Kandi wibuke ko umuntu uri munsi y'imyaka 18, umubyeyi cyangwa umufiteho ububasha bwa kibyeyi niwe ugomba kwemeza. Tugomba rero gukora mu gihe abantu bose bari kumwe, nta wundi ushobora kwemereza undi ibikorwa. Mukesha yavuze ko bifuza kwegereza abaturage iyi serivisi ngo ibi bikorwe byihute kandi bigere kuri bose.